Ndabasuje mwese abakurikira ibiganiro byacu. Dore uko wabyara umwana muzima udafite ubwandu kandi wowe ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Wowe ubyumvishe ushobora kumva ko ari ibintu bitangaje, ushobora kumva ko bidashoboka, ariko ndaje ngusobanurire uburyo ugomba kwitwara, uburyo ugomba gukurikiranwa ufite ubwandu bwa virusi itera sida ukabyara umwana udafite ubwandu. Ikaze. Ni muganga Theophile muri kumwe nk'ibisanzwe mu kiganiro cyacu Rengera Ubuzima. Nkomeza mbashimira ubufatanye no kubana natwe buri munsi. Tugiye kubivuga rero mu ngingo zigera kuri 6. Ingingo ya mbere ni ukuvuga ngo umuntu aba agomba kubanza akamenya ko afite ubwandu bwa virusi itera sida. Iyo umaze kumenya ko ufite ubwandu bwa virusi itera sida, uhita utangira kunywa imiti igabanya ubukana. Iyo miti rero iyo uyinywa neza, virusi iragenda ikagabanuka, ikagera ku kigero uba utakibasha kwanduza, aribyo twita U=U. Indetectable equal untransmittable. Bivuge ngo uba wayipima ntuyibone, akaba ariyo mpamvu uba utakwanduza. Ingingo ya kabiri ni uko ugomba gufata imiti neza buri munsi uko muganga yabigutegetse. Hahandi iyo dupimye viral load, ingano ya virusi mu maraso, dusanga yaramanutse iri ku kigero kiri hasi cyane ku buryo utabasha kwanduza. Icya gatatu, igihe ushaka kubyara uba ugomba gusanga muganga mukaganira, akagusobanurira, akabanza akamenya nimba virusi zawe ari nkeya koko, ku buryo nusama utazanduza umwana utwite. Iyo muganga amaze kubona ko bimeze neza, iyo muganga amaze kubona ko ubuzima bumeze neza, uragenda ugasama, hanyuma umubyeyi agakurikiranwa. Ingingo ya 4 ni uko kwa muganga dukomeza gukurikirana umubyeyi utwite, ikindi kandi wa mubyeyi utwite nawe akomeza kunywa imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida umunsi ku wundi adasiba. Igihe rero uri kunywa imiti neza, ibi bigabanya ya virusi ukaba utakwanduza umwana utwite. Iyo umubyeyi amaze kubyara, turakomeza tukamukurikirana, tukamwitaho, tukakurikirana umwana yabyaye, umwana agahabwa umuti umurinda kwandura, umwana agakurikiranwa kuva akivuka kugeza igihe cy'imyaka 2 aho asohoka muri serivisi, aho dupima tukamenya ko umwana nta bwandu afite, hanyuma umubyeyi agakomeza kumukurikirana. Hari ababyeyi rero bahitamo kwanga konsa abana, bakabahereza ibisimbura amashereka bitewe n'ubushobozi bafite, abandi bagakomeza bakabonsa, ariko bose n'ubundi reziliti iba nziza, abana ntabwo bandura. Ingingo ya 6